Juvenal ari mu nzira agaruka mu ikipe ya Kiyovu, ari mu nzira araje ngo yongere ayobore ikipe ya Kiyovu Sport. Bakunzi baragaraze Africa, mushobora kwibaza muti mbese ibyo bintu bisobanuye iki? Ko mwari mwadukoreye video, mwari mwadukoreye ikiganiro kigaragaza ko Juvenal koko yasohotse mu ikipe ya Kiyovu burundu, ibyo byo bije bite? Nibyo koko iyo video twari twayikoze, ariko iyo video ni yagaragazaga ko ibigaragara ko Juvenal yasohotse muri Kiyovu, akaba niyo mpamvu tugarutse noneho tubazana ibimenyetso bigaragaza ko ikipe ya Kiyovu Sport yiteguye kwakira Juvenal Mvukiyehe nka perezida mushya w'ikipe ya Kiyovu Sport. Reka mbere yuko nkomeza mbanze mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza bakunzi baragaraze Africa, twizera ko mumeze neza rwose, ibintu ari amahoro, Imana ikomeje kubatiza ubuzima. Na intangiye babwira nti mbese ikipe ya Kiyovu Sport yiteguye kwakira Juvenal ko ari mu nzira agaruka. Ibi ubundi byabaye ku itariki 19 za kuno kwezi kwa kabiri, ubwo ni kuwa mbere ejo bundi. Nibwo Juvenal, urumva muri video twakoreye bushize twabwiye ko Juvenal yatwaye imodoka ya Kiyovu, yavanyeho ibirango byose, ubu ngubu kubera ko ari we wari warayiguze, ubu ngubu tukaba tubabwira ko Juvenal nyine yavanye muri ikintu cyitwa ikirenge cya Kiyovu, icyo yakivanyemo muri rusange atakibarizwa muri komite ya Kiyovu Sport. Ariko kuwa mbere w'icyumweru gishize, kuri iki cyumweru dutangiye kuwa mbere wa kino cyumweru, nibwo Juvenal yongeye asubiza imodoka Kiyovu Sport nk'ikipe. Ibi bintu bizamutse nyuma. Ubundi amakimbirane ya Kiyovu Sport twavuga ko yatangiye umwaka ushize, ubwo Kiyovu Sport yaburaga igikombe cya shampiyona ku mukino wa nyuma Sunrise igitsinze igitego kimwe kose. Nibwo abantu batangiye kuvuga, baravuga ngo Juvenal Mvukiyehe nta miyoborere ye, yanyereje umutungo, ibintu birazamba, ibintu byaradogere, ngira ngo twaragiye tubiganiraho muri rusange, turaza tubabwira kuri Ragaraze Africa n'ubwo situation zari zimeze muri Kiyovu. Ibyo bintu byaje gutuma François Regis witwa General ariwe ufata ikipe ya Kiyovu Sport nk'umuryango ngaba ariwe uyiyobora. Arifata, ariko ifata mu bigoye nyine bya crise, abantu barabyumva nyine, ngira ngo twagiye tubasobanura ku situation yose yari imeze, ariko byabaga byose ubwo buyobozi bujyaho bwabaga buhanganye n'ikibazo bavuga ko cyatewe na Juvenal. Ubuyobozi bumaze kujyaho, ahubwo kugira ngo ibintu bikemuke, nibwo ibintu byazambye muri rusange. Icyo gihe Kiyovu Sport nibura yashinjwaga kuba itatwaye igikombe cya shampiyona, ariko yari iri mu makipe abiri ya mbere. Ubu ngubu bahiri ngira ngo murahazi. Ibyo rero biza gutuma abantu batangira kuvuga ko General nta miyoborere ye. Ngira ngo twabumvisha amajwi menshi y'abafana, umufana wavuze ngo General n'umwaja, n'umuntu nyine ngo n'umukomisiyoneri, n'umuntu wiri gucuruza mu modoka muri rusange, umuhaye 10,000, umuhaye 20,000, umuhaye 100, ngo uriya mukomisiyoneri w'amamodoka nta gacuruza mu modoka. Oya, n'umukomisiyoneri yirirwa nyine ngo aranga hari imodoka, ngazirangira abazifite, ngakaranga akarangira abafite imodoka bakiriya, n'abatazifite akabarangira abazikeneye aho bazivana. Rero uwo mufana we yaravuga ngo ayo mafaranga avana mu kuranga imodoka, mu kuba umukomisiyoneri w'amamodoka, ntago afite ubushobozi bwo kuba yatunga ikipe ya Kiyovu Sport. Kandi muri uru Rwanda mw'abantu mwe, kugira ngo witwe perezida wa ekipe byanze bikunze ugomba kufita amafaranga. Muzabarebe abayoboye amakipe n'abakire. N'abakire bakomeye. Perezida wa Rayon Sport ngira ngo muramuzi. Ni umukire Fidel, umukire ni umwe mu bantu bakomeye, afite amafaranga nyine. Nubwo yabisobanura ko ati ntabwo yabisobanuye ko perezida agomba kwihahira ikipe cyangwa se agomba kuyitunga, ariko utayafite ntabwo wakipima, imitsi ubwonko yaguturikana. Kugira ngo ikipe ibeho ibisaba ubushobozi. General rero nicyo kintu cyamugonze muri rusange. Kiyovu Sport birazamba, abakinnyi bahembwe prime, kugeza ubwo yatangiye no kwintroduce akantu kuvuga ngo prime nzajya nyibashyira ku kibuga, amafaranga abone ko nyafite muri rusange, nyine wenda bizatuma abafana abakinnyi nyine bagira motivation.
ako kantu kabaye iminsi 2, imikino 2 nibwo byabaye, hanyuma biza kurangira ikipe n'ubundi resultat zibuze. Ibi bintu rero byaje gutuma uyu François Regis ariwe generali yegura mu buryo bw'ibanga. Ikintu cyababaje, yareguye ntiyabibwira abo bayoborana, ahubwo ngo abo bantu bayoborana ikipe ya Kiyovu babyumvise mu itangazamakuru, abanyamakuru turi kubivuga bavuga bati ikipe ya Kiyovu Sport generali yeguye. Bamubaza telefone ayikuraho, ibintu byose bivaho, nyine generali aba generali yanga kuvugisha abantu, yanga gutanga amakuru muri rusange. Ariko rero aza kubikora nyuma y'imisi, yandika ibaruwa babwira ko n'uburyo nasezeye mu mupira w'amaguru, ibikorwa bya football byose bivuyemo birarangiye, nyine bigaragaza ko yari yataye umutwe, yari yababaye nyine bitewe n'iyo depression cyangwa se bitewe n'ako gahinda yari guhura nako mu ikipe ya Kiyovu Sport, bitewe n'uko yari kuyobora ikipe ya Kiyovu Sport muri rusange. So rero impamvu twatajye tuvuga ko Juvenal ari mu nzira agaruka mu ikipe ya Kiyovu Sport nuko nyuma yo gusezera kwa general, abayovu b'imbere mu mutima, abantu basobanukiye ikipe ya Kiyovu Sport bazi gukora analyse, bazi kuanalyzinga ngo barebe bati mbese uyu general yakoze iki, uyu Juvenal yakoze iki, uyu twirukana yakoze iki, uyu wirukanye we yakoze iki. Biyemeje gusaba imbabazi Juvenal. Baramuga ati waje tugakorana inama. Ariko mbibutsa ko Juvenal n'umundi yari yarababwiye ati ngewe ndi umufana wa Kiyovu Sport w'imbere, ndayifana ndayikunda, niyo kipe yanjye, inkunga yose mwansaba niteguye kwitanga, nubwo wenda nahemukiye muri rusange ariko niteguye kwitanga. So rero abo basaza abo bantu bamenyere Kiyovu Sport no begereye Juvenal baramubwira ati ino tuganire. Baramuganiriza, bamubwira ukuntu situation imeze, bamubwira ukuntu abakinnyi babayeho, bamubwira ukuntu ibintu byazambye, bamubwira ukuntu ibintu byose bimeze muri Kiyovu Sport. Hanyuma Juvenal ava ku izima arabwira ati dore iriya modoka ngiriye, ariko tugiye kwemeranya ikintu kimwe, mbese muremera ko mu myaka 3 iri imbere amafaranga nashoyemo muri Kiyovu Sport muzaba mwayanyishyuye? Abantu bati turabyemeye. Ikindi, muremera ko ari ngewe uzibera perezida wa Kiyovu Sport, nkaba ari ngewe uyiyobora, ndetse kuba nashoyemo imigabane cyangwa se niki, nkaba ari nanjye uyiyobora? Abasaza bati nibyo koko, ibyo bintu turabyemeranya. Juvenal ati rero dore imodoka ngiriye, nimugende mufate imodoka mutwara abakinnyi, ikipe yongere igaruke. Ibi bisobanuye ko Juvenal koko bishoboka ko yagaruka mu ikipe ya Kiyovu bidatinze kandi vuba ahangaha. Abantu bakibaza bati ariko ubundi Juvenal agiye Kiyovu Sport yahombye iki? Yahombye ibintu byinshi, ndetse kubura imikino, kubura esprit yo gutsinda, ariko abakinnyi bagiye bayicika, bayireze muri FIFA. Ngira ngo Petros Kukurasi uriya mutozo wabo twabakoreye ikiganiro kigaragaza uburyo nawe yagiye kurega muri FIFA bitewe nuko yirukanywe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Rero Kiyovu Sport yarasitiragorinze, ahubwo reka dutegereze turebe ko Juvenal koko yagaruka muri Kiyovu Sport ikongera kubona gahunda. Ngira ngo nubwo twabibabwiye, Juvenal avuye muri Kiyovu yaragiye agura ikipe ya Rugende, ndetse ahita yita Ajax, ntabwo yari cyitwa Rugende, ahita yita Ajax. Kandi muri shampiyona y'u Rwanda ntabwo byemewe ko perezida umwe aba perezida w'amakipe abiri, oya. Ahubwo inkuru ziri hanze nuko zivuga ko uyu mutipe Juvenal agiye gufata Ajax akayishyira mu maboko y'abandi bantu, ntabwo agiye kuyigurisha, agiye kuyiha abandi bantu nyine bayiyobore, bitwe karibo bayobozi. Noneho nibamara kuyiyobora we ajye muri Kiyovu, nyine aba ari we ayobora ikipe ya Kiyovu Sport. So ibyo nibimara kwemezwa yuko Juvenal yari kuri Ajax, bizaba bibaye nk'ikimenyetso kigaragaza ko kuko Juvenal agiye kuyobora ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo rero tunabashimira, tubabwira tuti
mwakoze kubana natwe, mwakoze gukurikira ikiganiro cyacu twabagezagaho imwe mu nkuru iri gutrending ivuga ko Juvenal agiye kugaruka mu ikipe ya Kiyovu Sport. Niyo ngiyo naho ngaho niyo soko yabyo, nuko Juvenal afite impamvu koko zigomba kumugara muri Kiyovu Sport, cyane ko ari ikipe afana, ari ikipe yo mu buzima bwe, ari ikipe yakunze kuva kera. So reka tubashimire kuba mwaduteze amatwi, tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza cyane. La Grace ya Africa turabakunda. Ciao.